Showbiz News Rwanda. Ndabashuhuje nizere ko mumeze neza aho muri hose hagiye hatandukanye. Ku nshuro ya mbere Juno Kizigenza na Allen Ways mu mateka yabo y'umuziki bagiye guhurira mu rubyiniro rwa Iwacu Muzika Festival. Ibitaramo ngaruka mwaka biba buri mpeshyi bizazenguruka intara zitandukanye z'u Rwanda, bikaba bigiye kuba ku nshuro ya gatanu. Ese kapo wayikundiye iki? Ese kandi urayikumbuye kuba igiye gutaramira hano? Ni ibintu wishime, tubwire muri comment. Ku rundi ruhande kandi Kayizigire Josue umaze kumenyekana nka Afrique mu muziki yateguje album ye ya mbere yiswe Into Stay, izasohoka mu byumweru bibiri biri imbere. Ni album y'umusore agiye gusura nyuma y'uko avuye mu igororo, cyangwa se nyuma y'uko avuye gukurwamo ibiyobyabwenge yari yaranyweye, kandi no muhanzi wari umeze fresh cyane. Se Afrique amumenye ku ndirimbo kandi wamukundiye kuyihe ndirimbo, se wishimiye igaruka arye? Utubwire muri comment. Ku rundi ruhande kandi wabita Platinum P nyuma yo gusohora indirimbo, umujyanama w'umuhanzikazi Butera Knowless Ishimwe Karaki Clement yanenze Platinum P nemeye, cyangwa se ku mashusho y'indirimbo ye nshya yise 29 agaragaramo abahoze mu rukundo Safi Madiba na Knowless bahoberanye, byakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga rihangano. Ese kuri kubona abo Platinum ari amakosa yakoze? Uri kubona amakosa akomeye ku buryo yafata abana akabahoberanya nta burenganzira, cyangwa se abantu badacana uwaka akabahoberanya? Utubwire muri comment igitekerezo cyawe. Je nitwa Flores, witwa nde? Udukurikira uherereye he? Ukore subscribe kandi kuzacikwa umunsi ku munsi. Reka tuze turamburize inkuru tugende imwe kuri imwe, ariko byanabyiza zose turehera kuri iyi ngiyi ya Platinum P. Abagize atya ashyira hanze indirimbo mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki ya gatandatu Kamena 2025, ikaba ari imwe mu mishinga Platinum P amaze igihe kinini ategura, dore ko yayisoje mu mpera za 2024 ubwo yiteguraga kuririmba mu bitaramo bya Davis D yakoreye ku rwego rwo kwizihiza imyaka 10 amaze mu muziki. 29 rero ni indirimbo ifite isura yihariye, aho Platinum asubira inyuma mu mateka ye, agasubiza amaso inyuma akavuga ku rugendo rw'umuziki, gucika intege kwa bamwe mu bamubaye hafi, nuko yagiye ahagarikwa na byinshi mu buzima. Muri indirimbo yumvikana avuga ko gutandukana kwe na mugenzi we TMC babaga mu itsinda rya Dream Boys, no ku bandi bantu bamuhaye icyizere barimo Ishimwe Clement, Lick ndetse n'abandi. Mu gusoza indirimbo Platinum agaragaza amashusho yahujwe mu buryo bw'ikoranabuhanga y'abantu bamaze igihe kinini bavugwaho umwuka mubi, agashyira hamwe amafoto yabo nk'ubutumwa bwo gushishikariza abantu kwiyunga no kurenga amateka atari meza. Akaba yafashe rero barimo Bruce na The Ben akabahoberanisha Rayman na Nick G ndetse na The General nabo bagasuhuzanya, ndetse na Safi Madiba agaragara ahoberanye na Butera Knowless, umwe mu bo bakundanye igihe kirekire. Iyi foto ikaba ari ifoto yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga kandi ikaba yavuzwe cyane. Ni amashusho rero agaragaza Safi na Knowless. Aya mashusho yateye impaka ku mbuga nkoranyambaga. Ishimwe Clement, umugabo wa Butera Knowless unamubera umujyanama mu muziki, yagaragaje ko atabyishimiye abinyujije kuri konti ye ya Instagram. Yanditse ubutumwa bugufi agira ati warengereye my guy, cyangwa se warengereye nshuti. Clement rero ashobora kuba atarishimiye ko umugore we agaragazwa mu mashusho agarura kumugaragara amateka y'urukundo rwe rwa kera, mu gihe na Knowless bamaze imyaka 8 bubatse urugo, ariko hakaba hagarutse amashusho ye cyangwa se amafoto ye na Safi Madiba batandukanye kera cyane. Ibi rero kandi byaje mu gihe Safi Madiba aherutse kugaragaza ko yamaze kubona umukunzi mushya, ibintu benshi bafashe nk'aho aya mashusho atari akenewe, cyangwa se bakumva yuko umukunzi mushya yaba yongeye kwigarura Knowless Butera, umwe bahoze mu rukundo kera. Ishimwe Clement rero yabwiye Platinum P ko yarenze umurongo nyuma yo kugaragaza Safi Madiba ahoherana na Butera Knowless. Platinum P rero yasohoye indirimbo mu rwego rwo gushimangira ibyiza n'ibi byaranze urugendo rwe rw'umuziki. Igitsero cyawe muri comment kuri iyi nkuru. Ese koko uku ni ukurenga umurongo, cyangwa se no gucreatinga nk'ibindi bisanzwe byose nk'uko nyine abandi bagenda babikora? Clement rero ati rero weho wamuginga, weho warenze umurongo man, warenze umurongo kabisa, ugire utya ugire icyo bikora kubera ko warenze umurongo. Ariko nanone ibingi ntabwo byacigi kuba ndakeka ubundi uyu ngo Platinum P na Clement
n'abahanzi bose bakora muri Kina Music, niba ntibeshye bombi bakora muri Kina Music we na Knowless. Rero Just ndakeka kereka yabikoze nyine atabatse uburenganzira ko ntacyo bitwaye cyane. Hanyuma kandi umuhanzi twaye dukumbuye cyane twe tumaze iminsi tutamubona bamwita Kayigire Josue cyangwa se Afrique Joshua. Uyu muhanzi rero mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yavuze ko imyiteguro ye yo gushyira album igeze kure ndetse ko nta gihinduzo mu byumweru bibiri biri imbere izaba yagiye hanze. Yongeyeho ko impamvu iyi album yayise in to stay ari uko agitangira kumenyekana hari abamuteze iminsi bavuga ko atazamara kabiri. Ati nabitekereje ngendeye ku banteze iminsi ko ntazatinda mu muziki, ubu nkaba nkirimo kandi ntaho nzigera njya. Iyi album nshya ya Afrique yavuze ko izaba igizwe n'indirimbo 12. Abajije impamvu amaze imyaka 2 ayiteguza ariko ntijya hanze, avuga ko habayeho imbogamizi. Ati habaye ikibazo cya chaîne news y'imiziki, dufata umwanzuro wo gufungura indi nshyashya. Twakomeje rero ibiganiro ngo mbe nayisubizwa biba birebire kuko uwitwa The Rio Park twatangiye dukorana yanze kwinsubiza. Yavuze ko ibindi bijyanye na album azabitangaza mu cyumweru gitaha ubwo azatangaza urutonde rw'indirimbo ziri kuri iyi album. Afrique yatangiye umuziki 2020 ariko amenyekana mu ndirimbo yise Agatunda yamwubakiye izina. Kugeza ubu n'umwe mu bahanzi bahagaze neza mu muziki nyarwanda mu gisekuru gishya cyangwa se new generation. Kugeza ubu yashyize indirimbo ye ya mbere kuri album yise Sana yakozwe mu buryo bw'amajwi na Roda naho amashusho akorwa na Faizo Pro. Afrique agiye gushyira hanze album ye ya mbere nyuma y'imyaka 2 ayiteguje. Afrique akaba ari umwe mu bahanzi rero bari bahagaze neza kandi n'ubu bagihagaze neza bitewe na ziriya mbogamizi yagize ariko bwo ntabwo byigeze bimukoraho cyane. Then Juno Kizigenza yongere kuri Airways, umuhanzi wa kabiri umenyekanye mu bazasusurutsa bazitabira igitaramo cya MTN Iwacu Music Festival bizazenguruka intara zose z'igihugu nyuma y'igihe kinini asabwa n'abafana. Juno Kizigenza yatangajwe mu butumwa bwanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga za MTN Rwanda, ikaba ariyo muterankunga mukuru ndetse na ARP cyangwa se East African Promoters Rwanda ya Mushyoma Joseph benshi bamenye nka Bubu itegura ibi bitaramo. Yatangajwe rero nyuma y'igihe kinini abantu benshi bibaza impamvu adatumirwa muri ibi bitaramo, cyane cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse urebye n'ubutumwa bwa bamwe mu banditse nyuma yo gutangazwa nk'umuhanzi wa kabiri bahise bibaza niba ari bwo abategura ibitaramo babonye ubushobozi bwe. Juno rero yatangajwe nyuma ya Airways watangajwe nk'umuhanzi wa mbere uzataramira abazitabira ibitaramo bya Iwacu Music Festival. Kugeza ubu ntabwo ibijyanye n'amatariki naho ibitaramo bizanyura haratangazwa. MTN Iwacu Music Festival rero ni kimwe mu bikorwa bishyushya imyidagaduro mu mpeshyi gihuza abahanzi bakunzwe mu Rwanda, igatanga umwanya wo gukomeza kwegera abakunzi babo mu ntara zigiye zitandukanye. Juno rero watumiye muri bitaramo yatangiye umuziki by'umwuga, yawutangiye muri 2020 ndetse aheruka kwizihiza imyaka 5 awumazemo. Ndetse kandi bikaba byatunguranye aho agiye guhura na Airways. Abahanzi bombi bagiye bahuza kenshi haba mu muziki no mu buzima busanzwe ndetse ubucuti bwabo bwageze ku rundi rwego ubwo bakoranaga indirimbo yiswe Away yabaye y'amateka kuri bombi. Ni indirimbo yabahesheje igikundo gikomeye, ibiraka byinshi ndetse inabagira inkingi z'umuziki w'urubyiruko nyarwanda. Kuva mu mpeshyi ya 2021 bavuzwe mu rukundo ndetse bagiye babigaragaza mu bikorwa byabo bya muzika. Mu mezi make ashize Ariel yagaragaye ku rubyiniro afasha Juno Kizigenza mu gitaramo cyo kwizihiza imyaka 5 amaze mu muziki. Na Juno rero ntiyatanzwe ubwo Ariel yamurikaga album ye ya mbere Here to Stay muri Mundi Center. Yagaragaye mu bashyitsi b'ingenzi baje gushyigikira Airways. Ntabwo buri wese rero azajya arimba ku giti cye muri ibi bitaramo, haba kuba bagiye kongera kuboneka ahantu hamwe imbere y'imbaga ni ibintu byitezwe amatsiko menshi, cyane cyane ko n'igitaramo bagombaga gukora muri Canada mu mpera za 2024 cyaje gusubikwa kubera ibyangombwa by'inzira cyangwa se visa bataboneye ku gihe.
Airways wigeze kuba umwe mu baririmbyi bafasha abandi cyangwa se backup singer yatangaje ko kubona ahuriye ku rubyiniro n'umuhanzi yigeze gufasha ari inzozi zari zibaye impamo. Uru rugendo rwabo rero rufite byinshi rusobanura ku iterambere ry'umuziki wabo n'umubano wabo nk'abantu. Mu kiganiro rero aherutse kujyana n'itangazamakuru, Airways yavuze ko urukundo rwe na Juno rwamusigiye amasomo y'ingenzi mu buzima. Agira ati amasomo nakuyemo ni ukumenya uwo ari we, ikindi kintu nigiyemo ni uguhisha abantu kuko turi ibyamamare, turabanza dora turi ahantu hose, rero wigira mu rukundo n'umuntu murutangiye gatoya, iyo bigiye hariya rero nta kabuza ntihabura ukuntu bipfa bwo yicuza kuba yarashyize umubano wabo hanze, rero bikaba byararangiye bipfuye. MTN Iwacu Music Festival ni kimwe mu bikorwa bishyushya imyidagaduro mu mpeshyi, igahuza abahanzi bakunzwe mu Rwanda, igatanga umwanya wo gukomeza kwegera abakunzi babo mu ntara zitandukanye. Juno Kizigenza na Airways bazaba ari bamwe mu nkingi za mwamba bazagaragara kuri iyi nshuro MTN Iwacu Music Festival, nibo bazaba bayoboye kuva mu mpeshyi za 2021. Airways na Juno Kizigenza bavuzwe mu rukundo biratinda se, kuko nawe ubona kuba barashyize hanze umubano wabo ari abantu batumye bashwana bakababwira yuko bataberanye. Uze kutubwira muri comment igitekerezo cyawe. Ndabukunda cyane, nitwa Flores, ukore subscribe kugeza uzacikwa umunsi ku munsi. Charlotte Showbiz News Rwanda.